mu Rwanda ubwo RPA yarwanaga babitaga inyenzi inkotanyi. Muri kino kiganiro yakoresheje ijambo inyenzi. Noneho yerekanye ko abasirikare ba Habyarimana bari bafite ingengabitekerezo yo kumva ko umwanzi ari umututsi. Yabivuze muri aya magambo ati ntabwo yari umututsi twarwanaga wo hanze gusa, ahubwo n'uwari imbere mu gihugu yari umwanzi wacu. Ahangahe ibyo avuga nibyo, kuko ifatwa ry'abatutsi biswe ibyitso nicyo kimenyetso kigaragaza kuko bafashwe n'abasirikare. Nibo birirwaga babatoratora. Nta kuntu rero bari kumva yuko umwanzi ari uri ku rugamba gusa, kandi bavuga yuko mu Rwanda hari ibyitso. Za ku Ruyenzi, nyamara ngo ageze kuri Nyabarongo asanga hakurya ku Ruyenzi inkotanyi zahagenze, imbunda yari koyiresi ziriho zirarasa ku kiraro. Nibwo rero yaje kugenda akikiru ya mugezi wa Nyabarongo, ariko ubwo already nkuko tujya tubivuga, ingabo za nyuma zo muri fare zari kuri Mont Kigali nizo zanyorosheje bwa nyuma zica hariya mu Nzove hari uruganda rw'ibinyobwa. Ikibaya nicyo nibuka iparatuni yacu, paratuni 2 mu Bikoyi yo muri Bravo Bataliyani twagiye kwigiramo gutera amagrenade, kuko mpamya yuko kuri training wing twavuye kuri training wing nta urabasha gupfundura grenade ngo abe yayitera. Aho rero niho paratuni kamanda wacu yatujyanye kwigisha gutera amagrenade. Kuko hari hagari, yego hari hagari. Icyo gihe ndibuka hari n'umwana wari unayiduteye, uko batwigisha gukuraho pin ugashikuza ukajya hasi ukagenda uyikurikiye, uhita wowe uryama hasi, yarapfunduye arayigumana. Imwishamira kwagiye mu kabagari gushaka icyo kurya, bahita bamufata ntacyo bamutwaye, batse niba tuzonta nijye wazonze pe, aho twakora reka mpindure imbunda. Imbunda ahindura yerekeza ahandi. Ubona niko abigenje, bamwe gufata nawe yahise ahindukira arwanya n'abacengezi cyane, yahise abahiga. Ubundi byari ibintu byoroshye cyane, byari ibintu byoroshye cyane. Mu gihe cy'intambara y'abacengezi harimo abasirikare barwanaga, hari n'indi mitwe ibiri abitwaga abaveyeri n'abaresista. Abaveyeri bari abantu b'urubyiruko b'abana, noneho we akaba ashinzwe kuba ku musozi hejuru kuri OP cyangwa LP, kimwe muri ibyo. Oya nta nubwo ari OP yo yibwaho n'umusirikare. Noneho bo bari hejuru bakabona igihe burira ibiti kugira ngo barebe impande n'impande aho ingabo z'u Rwanda zituruka, noneho nibarangiza baburire bagenzi babo. Iyo yabonaga tuje yaravugaga ngo ngubwo akifata ku gahanga. Yego niko kuri, burya ngo ibirori byiza, inama ndetse n'izindi eventi ubibwirwa n'akanyamuneza kari ku maso y'ababyitabiriye. Va ku giti rero, Darumuno Catering Angel Limited ibaye igisubizo. Tugutegura amafunguro meza yo kwakiriza abitabiriye ibirori byawe nk'ubukwe, anniversaire, inama n'ibindi bitandukanye ku buryo batahana akanyamuneza. Dukorera i Kigali, ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone 0785 waduhamagara kandi kuri 0782 ushobora kandi kudusura kuri website yacu angelrestaurantkigali.com. Catering Angel Limited, igisubizo cya serivisi iboneye buri wese. Ndabaramukije inshuti zanjye, ndabaramukije inshuti zacu, tubahaye ikaze kuri Izamarere TV. Nizere yuko mumeze neza. Rutagengwa Viateur nijye ubanje kubaramutsa, Nyampeta nawe ubwo niba bishaka nabikore. Nunzemo nanjye nabaramukije mwese Izamarere TV, ako nawe ndakuramukije. Komera twe twaramukanyije kare. N'abadukukiye bose ubwo turaramukije. Ntago babyumvise. Babyumvise. Sawa rero.
noneho rero mwarabibonye ku gitangazamakuru cyacu, umuryango Unity Club, sinzi niba Nyampeta ajya awumenya. ntawe nkubamo ariko ndawumenya. Nibyo nshaka nyine, ngaho umbwira. muri make nzi ko harimo abayobozi bakuru b'igihugu cyacu bajya inama, bagana ku bintu byinshi bitandukanye. Ibyo bakora ntabwo turabigeraho. Unity Club ni umuryango, ni club yashinzwe na Madamu Jeannette Kagame, First Lady, ni madamu wa Perezida Paul Kagame. Unity Club rero igizwe n'abagize guverinoma aka kanya uyu munsi, abayibayemo ariko abazayibamo ntabwo tubazi, ntabwo bayijyamo. Noneho nabo bashakanye, ni ukuvuga ngo umuntu wabaye minisitiri cyangwa akaba ari minisitiri muri uru Rwanda, n'uwo bashakanye, yaba ari umugore yaba ari umugabo, abo bose bari muri Unity Club. Ahubwo ubushize umukuru w'igihugu cyacu yarabajije ngo ese uwari perezida w'u Rwanda Bizimungu Pasiteri, yego ko we batamutumira. Hari abashubije ngo we yarabyanze, ushobora kuba yarabyanze akabona ntacyo bimumariye akabyihorera. Noneho Unity Club rero umaze kuyimenya, tukiri aho ngaho vyate, yego kugira ngo bisobanuke neza, hari abahoze muri guverinoma bagasoza manda yabo, yego bakasohotseho neza nta kibazo, nta busembwa. yego, hari n'abandi bashobora gusohoka muri guverinoma bagasohokamo nabi. nibyo abasohokamo nabi se nabo bajyamo cyangwa hajyamo abasohotsemo neza. kugeza ubu ngubu iyo winjiye muri guverinoma, yego, automatikoma uhita winjira muri Unity Club. Kabone nubwo kereka gusohoka muri guverinoma bitewe nuko wibye ukirukanwa cyangwa se ugatoroka, ariko automatikoma nubwo bagusezerera neza ukicara, ariko byose ni hahandi uba uri muri Unity Club. Ni nacyo kigaragaza yuko Unity Club kugeza ubu ngubu hari ibintu iri gucamutsa ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Uri muri guverinoma, wayibayemo wowe n'umugore wawe cyangwa wowe n'umugabo wawe, automatikoma muri Unity Club, nguko uko iteye. Birasobanutse noneho rero Unity Club imaze iminsi hari habaye faze ya mbere cyangwa se igice cya mbere. Noneho igice cya kabiri umukuru w'igihugu cyacu asaba yuko atacikanwa nawe agomba kuhagera. Igice cya mbere mu byo twabonye mu minsi yashize, twabonye ubuhamya bw'abajenero, abajenerali bo muri RPA bagize uruhare mu kubohora iki gihugu cy'u Rwanda no guhagarika jenoside. Twabonye ubuhamya, ubwo ni ukugira ngo nibutse wenda batarabashije kuyikurikira. Twabonye ubuhamya bwa General Fred Bingira, tubona ubuhamya bwa General Karenzi Karake, tubona ubuhamya bwa General Samukaka, tubona ubuhamya bwa Koloneli Twahirwa Dodovike ariwe Dodo. Noneho pano y'ejo bundi yo yaje idasanzwe Abdu. Ubwo nyine urambaza ikidasanzwe muri yo. Ikidasanzwe niba harimo abajenero bo muri RPA, ndacyaka ko ubwo haje n'abandi batari muri RPA nabo wenda batanze ubuhamya. Okay, nibyo nta biketse. Pano yanagaragaye cyane, yariho General Fred Bingira muri RPA, hariho Assistant Commissioner of Police Auguste Kuradupagase, noneho hakaba na Koloneli Retired Auguste Nshimiyimana uzwi nka Bora Manase wabaye mu bacengezi. Aka kanya jewe nkibona iyi pano yahise igira ikimbwira. Navuze nti abantu bo hanze cyane cyane ibigarasha
byirirwa bivuga yuko mu Rwanda dufite ubutegetsi buyobowe n'abantu bamwe. Babonye ACP Kuradupagase wabaye muri fare akarwana agatsindwa, noneho akajya muri Zaire akanyura no mu zindi nzira akagaruka mu ntambara y'abacengezi, noneho yarangiza yabona atsinzwe buheruheru agahitamo kwiripotinga muri APR, bakamwakira bakamujyana muri Mukamira, nyuma yaho akaba umusirikare akajya muri gendarmerie kugeza ubwo yambaye ibi binyota byose n'ibindi byose yadutekerereje. ntabwo abanje kunyura Mutobo. Oya, we yakomeje igisirikare, ntabwo yanyuze Mutobo, ahubwo uyu wa kabiri Bora niwe wanyuze Mutobo. Yego, uyu Bora afatwa, we ikintu yaravuze ngo ikintu kimubabaje nuko afashwe na Liyetona kandi ari koroneri. Uyu Bora mu buhamya ajya gutangira ikiganiro cye yatangaga, yaravuze ati nyakubahwa Perezida Kagame, iyi koroneri niyo nakuye mu bucengezi, ntabwo ari iyo mu ngabo zanyu, kuko we ingabo zacu ntabwo yigeze azigeramo. Tukiri aho ngaho, dufite amahirwe y'uko wakunze kwigisha muri za Mutobo, ni Kamutobo. Turagira ngo udusobanurire neza abanyura i Mutobo n'abanyura muri Mukamira bitandukaniyeho ubundi, kugira ngo bisobanuke neza. Kamukamira ntayihari. Kamukamira ntayihari nuko icyo gihe uyu nguyu afande Kuradusenge wo muri polisi yafatiwe mu bice bya Giciye. Yego. Noneho icyo gihe nta komisiyo ya demobilisation yari yabaho. Muri 1998 ngira ngo yagiyeho muri 1999. Byo kudemobiliza ntago byari birimo. Noneho rero reka nigarukire ku kiganiro cyatanzwe na Kuradusenge na Kuradupagase. Reka nifashishe samari y'igihe, noneho ahantu nshaka gutsindagira umwotso nzajya mpagarukaho. Yego. Noneho hano batubwiye ngo wari umukomando ukomeye wa FDLR yahindutse ibuye ry'ifatizo mu ngabo z'u Rwanda. Uwo ni ACP Kuradupagase. ACP Auguste Kuradupagase wahoze mu ngabo za leta ya Habyarimana Juvenal, yasobanuye ko ubwo yinjiraga mu Rwanda nk'umucengezi mu 1997 aribwo yanahisemo kwishyikiriza inkotanyi kuko yabonaga yatsinzwe ku rugamba. Ahangaha n'umukuru w'igihugu yarabishimye mu kiganiro yatanze, we yakoreshaga ijambo bakoreshaga kera mu gisirikare cyabo cyangwa se no mu baturage bari mu Rwanda ubwo RPA yarwanaga, babitaga inyenzi, inkotanyi. Muri kino kiganiro yakoresheje ijambo inyenzi. Umukuru w'igihugu arangije aravuga ati ikintu nakunze nuko hano buri wese yirekuye kuko yakoresheje ijambo ryakoreshwaga icyo gihe, hari utatinyuka kubivuga, kubita inyenzi. Noneho rero aho yavukiye reka mbireke kuko ikiganiro mwagikurikire hano kuri Zamarere TV. Noneho mu rugamba rwo kubohora igihugu, ariko reka ne kubirenga, muri komine Karago ni mu kazu. Komine Karago mwajyaga mwumva yandirimba abantu bajya batera mu rwenya, ngo abaturage bo muri komine Karago bari bafite indirimbo ivuga ngo Karago tubyarira perezida, ubusundi nkawe twamukura he. Yego, mwema cyubwo yari mu kazu ka Habyarimana. Okay, sinzi niba wari wagira amahirwe yo kwerekeza mu karere ka Nyabihu. Ndagezeyo. Okay, mu karere ka Nyabihu iyo urenze akarere aho kubatse hari centre ya Mukamira. Iyo centre ya Mukamira inyuma yayo hari ikigo cya Mukamira, ka Mukamira. Cyari ikigo gikomeye cyane, ngira ngo nakibayemo nk'amezi agera muri 5. Noneho iyo uteremutse kidogo hari ahantu hari hubatse komine Karago munsi y'umuhanda neza. Ubu ngubu usize umurenge uhakorera munsi y'umuhanda hepfo y'ibarabara. Noneho iyo uhavuye ugera Irambura,
irambura. Noneho aho ngaho irambura niho hari hubatse bazigira nyirazo, niho hari hubatse inzu ya Habyarimana, inzu ya zigira nyirazo yose mu bihe yaje guhirima, sinzi icyayihiritse, ariko ya Habyarimana iracyahari. Yego. Noneho rero aho niho bitaga akazu. Uyu nguyu urumva yuko yavukaga iwabo w'ubutegetsi. Noneho rero yaje kwinjira mu gisirikare muri SM 1994, ahita ahabwa suriye muri 1991. Yanabonye ipeti kera. Muri 1991 yabonye ipeti kera pe. Yaribonye kare. ubwo yaribonye hashize umwaka inkotanyi ziteye. Noneho ku rugamba rwo kubohora igihugu, inkotanyi zagiye zibakubita mu bice bitandukanye, ari nako bagenda basubira inyuma. Noneho Kuradupagase we yageze Musha, arasirwa ku rugamba, ajya mu ivuriro i Kanombe. Hano yatubwiye ko amaze kuraswa yabonye aho ngaho muri Kigali cyangwa mu bitaro nta umwitayeho, ubona bahari bose bafatwa nk'amaringaringa. Noneho abona ameze nk'umusivili, bigaragara yuko uyu muntu yari umurwanyi, yakundaga no kurwana. Noneho yisabira umuganga kuva mu bitaro agasubira ku rugamba. Noneho yerekanye ko abasirikare ba Habyarimana bari bafite ingengabitekerezo yo kumva ko umwanzi ari umututsi. Yabivuze muri aya magambo ati ntabwo yari umututsi twarwanaga wo hanze gusa, ahubwo n'uwari imbere mu gihugu yari umwanzi wacu. Ahangahe ibyo avuga nibyo, kuko ifatwa ry'abatutsi biswe ibyitso nicyo kimenyetso kigaragaza kuko bafashwe n'abasirikare. Nibo birirwaga babatoratora. Nta kuntu rero bari kumva yuko umwanzi ari uri ku rugamba gusa, kandi bavuga yuko mu Rwanda hari ibyitso. Ni cyagiye bafitaga ibyitso bakabijyana muri stade i Nyamirambo regional. Yego, niho babafungiye no mu yandi ma stade hirya no hino mu gihugu. No muri stade Huye buriya barahafungiwe. Yego. Noneho rero nyuma yuko inkotanyi zigaruriye ibice bitandukanye by'ingenzi ndetse zanazengurutse umujyi wose, guverinoma yose y'abatabazi yahise ihunga, n'abasirikare babonaga ko bari batsinzwe biyemeza guhunga bakerekeza muri Zaire, kandi bajyanye n'abaturage bose. Noneho ahangaha uno mugabo yatubwiye ko umujyi wa Kigali ujya kuvamo hari ukuntu muri cano z'ibyombo yayobye. Noneho asa naho bya bindi twitaga ngo panda moja cyangwa teremuka moja. Ashobora naho kuri cano yayobye agumayo. Noneho haza gutangwa amabwirizwa yuko abantu bava mu mujyi, we ayo mabwiriza atayumvise, ariko yari yahaye ababwiriza yo gushakira inzira abaturage ngo bakambuka kuri Nyabarongo bakerekeza ku Ruyenzi. Nyamara ngo ageze kuri Nyabarongo asanga hakurya ku Ruyenzi inkotanyi zahagenze, imbunda yari ko yiresi ziriho zirarasa ku kiraro. Nibwo rero yaje kugenda akikiru ya mugezi wa Nyabarongo, ariko ubwo already nkuko tujya tubivuga, ingabo za nyuma zo muri fare zari kuri Mont Kigali nizo zanyorosheje bwa nyuma zica hariya mu Nzove hari uruganda rw'ibinyobwa. Ni ukuvuga ko ingabo za Habyarimana tuvuye gutyo, iza nyuma zari mu Kigali nizo sose niyo defense ya nyuma yavuyemo. Yego. We rero yagiye kwambuka asanga hakurya inkotanyi zamutanzeyo. Noneho dukomeze yerekeje muri Zaire, kandi bajyanye n'abaturage bose. Noneho ACP Kuradupagase yerekeje muri Zaire na bagenzi be bashinga umutwe w'iterabwoba wa Ariri. Noneho wari ugamije kongera kwisubiza ubutegetsi bw'u Rwanda, ari nawo waje guhindukamo FDLR. Uyu mutwe wa Ariri mu by'ukuri baragiye barikusanya. Uwo mutwe niwe wakunda kuvuga ngo rwigere ngo rudusubize. Erega n'indirimbo yarahimbwa. Indirimbo yarahimbwa ya Rwigera Urumbe. Wari Bikindi yarayihimbye. Kuko ndibuka
tumaze kuva ku Gisenyi twerekeje reka mpera aho ngaho ku Gisenyi. Ubwo twari mu Rwerere, muri komine Rwerere, twari ahantu ku musozi ku buryo twarebaga nkambi ya Kibumba. Ndumva ariyo nkambi ya Kibumba imbere yacu. Noneho kiriya kibaya mubona mu minsi ishize M23 yasibaniragamo na FDLR, kiriya kibaya mubona twebwe nicyo twamanukagamo tugiye kwigiramo gutera amaganade. Icyo kibaya cyadu ni ukuvuga ngo baravugaga ngo aha ni Zaire, hano ni mu Rwanda. Icyo kibaya nicyo nibuka iparatuni yacu, paratuni tu mu Bikoyi yo muri Bravo Bataliyani twagiye kwigiramo gutera amaganade, kuko mpamya yuko kuri training wing twavuye kuri training wing nta urabasha gupfundura grenade ngo abe yayitera. Aho rero niho paratuni kamanda wacu yatujyanye kwigisha gutera amaganade. Kuko hari hagari, yego hari hagari. Icyo gihe ndibuka hari n'umwana wari unayiduteye, uko batwigisha gukuraho pin ugashikuza ukajya hasi ukagenda uyikurikiye uhita wowe uryama hasi, yarapfunduye arayigumuze. Nuko yahuye n'umusirikare w'umuhanga wazize cyane, akaboko ke ahita agakubita shoti, grenade iratumbagira isandarira mu kirere. Ariko ni ukira aho ngaho yendisha kuba iyo grenade yandi yameze nka avoka y'agacuma ijya kuzoga stick sinzi kwa kwiki. None wibwira yuko itari kudushwanyuza se? Noneho rero icyo kibaya najyaga mbona amabisi ya Onatracom ava mu nkambi aza muri Goma, ava mu nkambi aza muri Goma, ava muri Goma ajya mu nkambi. Noneho Abafaransa birirwaga batundira abo muri Arire cyangwa se muri Far ibikoresho n'intwaro, kuko indege narayibonaga nirirwaga mbara inshuro yazamutse n'inshuro yorurutse. Nari narabyanditse ku gapapuro, yazamuka nkavuga nkandikaho ngo kupanda nka vivura ya ndege ya kajugujugu. Oya za Antonova. Kushuka kupanda ibyo nirirwaga mbyandika aho ngaho twari turi mu Rwerere. Noneho bo bari bamaze kwitegura, bari yoruganije nkuko Turadusenge yabivuze. Ubundi ingabo z'u Rwanda zabateye bo habura iminsi 3 ngo batere. Bari bamaze kwiyoruganiza rero. Noneho rero ati twagezeyo turongera turiyubaka, dushyiramo indi mitwe. Byagezeho dushinga n'umutwe ukomeye witwa Karap. Ni umutwe w'intasi ukora imirwano y'inyuma y'umwanzi. Ni ukuvuga ngo Karap n'ubu ngubu ngira ngo ni system y'Abafaransa. N'abantu bakora umutwe w'ubutasi ku buryo nibura aha ngaha ushiduka baguturutse inyuma nko kwirebero, uwo uri mburabuturo bakakurasa baturutse inyuma kwirebero. Noneho rero yagaragaje ko bitewe n'imikoranire yari hagati ya leta ya Kongo, ni kwa Mobutu n'u Burundi. Mu Burundi yagaragaje ko bitewe n'imikoranire yari hagati ya Kongo n'u Burundi, bagiye mu Burundi kwigisha abarwanyi ba CNDD-FDD igisirikare. Yavuze Zaire. Ahangaha abanyamakuru nabo baba bazanyemo RDC kandi yaravuze Zaire. Noneho Mobutu Sese Seko yari afitanye imikoranire na Leonard Nyangoma. Ahangaha niho njya mvuga ngo imikoranire y'abadede na FDLR ntabwo ari iya none. Ibyo bintu nabigarutseho mu kiganiro ahangaha. Ahangaha we asobanura ko bagiye ari abasirikare 4. Barimo we wari suriyetona n'undi wari umukuriye nabo bari bakuriye 2. Bajya kwigisha bamaze y'amezi 6 barangije baragaruka. Noneho ubwo butumwa bwo kujya kwigisha abo badede ngo yabahawe n'uwari Koloneli Rwarakabije, bamara amezi 6 babigisha. Koloneli Rwarakabije tubwibutse ko icyo gihe yari akiri byo,
bari bataratera ngo anatahuke. Ati buriya noneho sasa ahangaha yagarutse ku butasi bwa RPA. Ati buriya iyo ufite intego z'iterambere rikora neza, ubundi yavuze ubutasi bukora neza, akazi kawe ugakora neza, inyenzi zaradutanze ziradutera. Ibyo navuze mu by'ukuri haburaga iminsi 3 ngo bo batere, inyenzi zirabatera zibatunguye muri ka ya Mugunga na Kibumba hose muri Kongo yose. Noneho ati twebwe twabeshyaga abaturage yuko tuzabacyura bemye, ya Rwigero rumwe bavugaga. Ati inyenzi nizo zabacyuye bemye, ndetse n'aba exfare batashye bemye, icyo gihe batahanye n'abaturage. Ako kantu twagarukeho. Bo babeshyaga abaturage ko bazabacyura bemye, barwanye bafashe igihugu nkuko babyifuzaga. Tuzabasubiza u Rwanda. None ubwo ati none hatabwo inyenzi, reka tuvuge ijambo yakoresheje nyine, none zibacyuye bemye ko zavanye muri amaboko ya Rwamba. Niko byagenze. Ibyo uvuga nibyo. Inyenzi nyene zo zarateye muri 97. Yaranabisobanuye, yaravuze ati ikintu cyagaragazaga yuko bagamije gucyura impunzi nuko aho kugira ngo bazirase bazerekeza hirya, ahubwo baziciye hirya barazigota bazigarura mu Rwanda. Yego. Yenda ahangaha bisobanuke neza, niba tuvuga inyenzi ntabwo ari ijambo ryacu. Wikwirirwa ubisobanura. Wikwirirwa ubisobanura ahangaha. Oya nabivuze mbere. Ni nacyo perezida yavuze. Perezida yavuze ati byabaye byiza yuko buri wese yavuze yirekura. Ibyo nabisobanuye, wikwirirwa ubisobanura, urajya kwiyexcuse mu biki. Noneho muri 97 ACP Dupagase we yakomeje urugendo mu bice bya Masisi, ari naho yaje guhererwa ubutumwa bwo kujya kurwana nk'umucengezi, kuko yari asanzwe ari umusirikare wo mu mutwe udasanzwe wa Karapa, avuye kwigisha abarundi. Yamaze y'amezi 6 ahita agaruka muri Kongo, muri Zaire. Noneho baravuga batumva rero kubera yuko uri umusirikare ukomeye, fata abasirikare ujye kurwana ugabe igitero mu Rwanda. Noneho muri 97 yinjiye mu kirunga cya Karisimbi, akomereza mu Bigogwe, ariko aza kwerekeza iwabo ku ivuko, asanga ababyeyi be barahungutse. Bigaragara ko uyu operation ze yahereye mu Bigogwe. Niho yahereye. Binagaragara ko ingabo yarayoboye ashobora kuba ari we wanarashe abakongomani bari Mudende, cyangwa se iyo koyi ikaba ariyo twarwaniye za Busasamana, narahavuze ubushize, hahandi kuri kiliziya, iruhande rwa kiliziya ya Busasamana, no muri komine Mutura aho ngaho, no mu Bigogwe uza aho bita za Bazirete na hehe hose. Noneho asanze ababyeyi baratahutse, ababyeyi be n'abavandimwe bamusabye ko yakwemera kwitanga agafatanya n'abandi kubaka igihugu. Noneho ababyeyi be baramubwiye, urabizi ko twagiraga abantu bita ba PC ndetse n'aba Yes. Muri biriya bice bya Gisenyi na Ruhengeri, wumve yuko wa mugani inyenzi zari zifite ubwenge, bamenyaga ngo uru rugo havukamo umusirikare, yagiye ryari, yajyanye iki, yasize iki, ubu ngubu baherereye he. Noneho bakavuga bati wowe umwana wawe naza uzamubwire aze yiripotinge, noneho tumuha amahirwe yigumire mu buzima busanzwe. Noneho ababyeyi b'uyu Dupagase bamubonye bati waje ukajya gufatanya n'abandi kubaka u Rwanda.
arababwira ngo nk'umuntu wari ufite amaraso ya gisore, yabamaganiye kure, aberurira ko agiye guteza intambara i Kigali kuko yari afite imyitozo yari yarahawe, yari afite intego yo kuza gufata Kigali. Arabatsembera. Noneho ahandi mu bice bya ruguru muri Ruhengeri, iyi tekinike yo kwigisha ababyeyi kugira ngo nabo bazatanga abana babo niyo yafatishije uwitwa Koroneli Bemera. Koroneli Bemera ubundi amakuru yavugaga yuko Afande Kabarebe yari yarabwiye nyina ati naramukaje wowe uzaza umbwire nzaguha igihembo. Umenya ngo cyari igihembo cy'ibihumbi 100. Niyo makuru yatugeragaho. Noneho Koroneli Bemera araza ararwana arangije ajya kwa nyina. Agiye kwa nyina, noneho nyina amaze kumugaburira, umuhungu ari kurya, umukecuru ari inyabya, aragenda abwira ingabo ati nimuze yaje. Baraza baragota, asohotse asanga yatawe muri yombi. Koroneli Bemera yavugiye kuri Radio Rwanda gifatwa. Muri studio mu makuru ya 6:45 harimo uwitwa Amabirisi Sibomana. Amabirisi Sibomana bamumuhaye kuri telefone y'umuntu wo muri CRI ya Ruhengeri, yaramubajije ngo mon Koroneli, wagira icyo utangaza ku bijyanye n'ifatwa ryawe? Koroneli Bemera aravuga ati yewe ikintu navuga nuko nsanze ko inkotanyi zindusha ubwenge. Nicyo kintu yashubije. Noneho rero dukomeze kuri uyu nguyu nawe ati rwose ngiye kurwana ngiye i Kigali, ahubwo nimwumva amasasu mumenya yuko ari jye wayifashe. Noneho uyu yarakomeje arahanyanyaza ashaka kwambuka ngo ase za Gitarama, arakubitwa, ingabo zimushiraho, bigezeho afata umwanzuro aravuga ati umva ko nta jenoside twakoze mwaje tukiripotinga. Bari ripotinze rero ati ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda kuko ubwo nishyikirizaga ingabo za RPA uburyo zanyakiriye, ati byampaye icyizere ko ntacyo nzaba. Yabisubiyemo inshuro 2. Nyuma yahize yinjizwa mu gisirikare ndetse afatanya n'abandi gutangira guhiga abacengezi. Ahangaha abaturage ngo babanje no gukomproninga batariko ko mwatubwiye ko nitubaha abantu bacu bari mu gisirikare ntaho muzabajyana, none mukaba mumujyanye. Icyo gihe navuga ngo cyari igipindi cyo kugira ngo babazane, ntabwo bari kubona RPA, bari kubona umurwanyi nk'uyu ngo nibarangiza bamwiteshe bamurekure ngo najye kwicara aho ngaho mu giturage, kandi bakeneye umusada, bakeneye ingabo. No mu gisirikare n'ubundi harimo n'abandi babanye nawe, barwananye nawe. Nuko nguko rero nicyo ngicyo gihe nasubiza abo baturage. Ni ukuvuga ukiri aho ngaho ashobora kuba yabaye nk'igihe cyo guhaka jenoside hariya kuri Obeka urahazi. Buriya hahoze hari hejuru muri Obeka hahozemo umusirikare wa XFR w'umudamu. Uwo mudamu yari ajida. Buriya arakora ajya hejuru mu kabagaro hareba. Buriya cy'intambara ngo yabujije inkotanyi kuzamuka ajya za mama sportive. Arazi pepeta pe ari hejuru, yamaze ari wenyine, afite ibyo kurya, ameze neza. Ndajyanye mbihuzo n'ibyo ngibyo uvuze mu kanya ngo yabujije neza inkotanyi zazi hepfo mu kabagaro kugira ngo zizamuke zigira harya kuri village Urugwiro. Baje kumureka rero, icyaje kumumanura muri etage, inzara yaramwishe. Imwishe mu kagiye mu kabagari gushaka icyo kurya, bahita bamufata. Ntacyo bamutwaye, batse niba tuzona ati njye wazonze pe. Azo twakora reka mpindure imbunda. Imbunda ahindura yerekeza ahandi. Ubona niko abigenje. Bamwe gufata nawe yahise ahindukira arwanya n'abacengezi cyane. Yahise abahiga. Ubundi byari ibintu byoroshye cyane. Byari ibintu byoroshye cyane. Mu gihe cy'intambara y'abacengezi harimo abasirikare barwanaga, hari n'indi mitwe 2 abitwaga abaveyeri n'abaresista.
abaveyeri bari abantu b'urubyiruko b'abana, noneho we akaba ashinzwe kuba ku musozi hejuru kuri opi kuri opi cyangwa LP, kimwe muri ibyo. Oya nta nubwo ari opi yo yibwaho n'umusirikare. Noneho bo bari hejuru bakabona igihe burira ibiti kugira ngo barebe impande n'impande aho ingabo z'u Rwanda zituruka, noneho nibarangiza baburire bagenzi babo. Iyo yabonaga tuje yaravugaga ngo ngubwo akifata ku gahanga, ngo ngubwo ngo bugeze kwa Karori, ngo ngubwo n'ubundi bugeze kwa Kayinamura. Aricyo abaveyeri bashinzwe. Hari naho twageze, noneho afande arakitegereza kariho kavuza induru, ararira avuga ngo nguvuze ngo icyo kapfaho. Ndibuka afande avuze atuvuze ngo icyo kapfaho. Noneho kubera yaratwise ngo ngubwo. Noneho rero abo bari abaveyeri, hakaba n'abaresista rero. Abaresista bari abantu bashinzwe kurwana mpaka bapfuye, kandi nta n'imbunda bafite. Oya niryo zina riravuga. Resiste ni ugushimangira icyo uriho. Yego. Bakadivansinga kuko yewe ubwanjye narabiboneye bububa imbere yanjye n'ibikote. Bambaye ibikote. Yububa gutyo aza gusanga agusatira, ngira ngo mu biganiro byabanje nababwiye uburyo nirukanse turiho dupuringa, noneho umuresista yewe nataye ingofero, nanyuze hagati y'imbingo ebyiri, ingofero iragwa, ngiye kuyifata tuyihuriraho ati ndagufasha, ntigafatwe wibye, ati za niyo mbunda ntayo nguhaye, ati ziyo niyo mbunda ntayo nguhaye. Ntabwo nari muri position yo kuba namutunga imbunda, ariko noneho ku ruhande mugenzi wanjye aba yamubonye, amukubita isasu ryo mu gahanga, asigara yigaragura hasi, umuhungu muzima nshaho. Ubwo wambaza ngo amaherezo yari kuba yahe. Nibyo imirwano mwakugigirana mukarwana uruje ndi ngufu, n'utamwe position kwa murasa, ubwo mwari kujya mu mitsi. Noneho dukomeze kuri uyu Kuradupagase. Se yari wagira ngo ise yanamuraga ubupagasi, yari yamuraze nabi, nuko yaje kwirwanaho akigira mu gisirikare, ariko ubundi iryo zina rwose ryari izina riganisha ku bupagasi. Noneho rero icyo navuga, Kuradupagase nyine aho amaze gufatwa n'ingabo, bamuzanye mu kigo cya Mukamira, bamusasira neza, baramugaburira, arangije bamushyira mu gisirikare, ahera muri za gendarmerie, ayobora muri kamandi, ndetse ajya no kwiga muri ejana. Noneho bashyizeho polisi muri 2, arakomeza arayobora, ashinzwe ibintu byinshi cyane. Noneho rero ahantu asa naho yashimiye umukuru w'igihugu cyacu nuko amariye kujya mu gipolisi, umwana we yagiye kwiga mu ishuri rya gisirikare mu Bwongereza, aho uwa Perezida Paul Kagame wa wundi mutoya Bucura nawe yashoje amahugurwa ya gisirikare. Ngira ngo gashobora kuba bararahiriye rimwe haniga ko kuri pass out iheruka. Noneho uwo mwana we ubu ngubu yagiye gukarishya ubwenge, n'uwe w'umukobwa amaze kurangiza ibishuri, ubundi nawe ari aho ngaho n'umupolisi ukomeye hariya muri headquarter. Noneho rero sinzi niba hari ibibazo ufite. Ibibazo ndumva byinshi nabikubajije. Nakora rero ubwo ahubwo ndagira ngo dukomeze tugere no ku wundi watubwiye. Ndamugarukaho ku kindi kiganiro. Yego, reka uyu nguyu tumusoze ku buryo buri umwe, kuko buri umwe hari icyo agenda nyibutsa. Ntimugire ngo turabasubiriramo ibyavuzwe, nuko hagati harimo utuntu nanjye ngenda nibuka. Noneho wenda nkiri kuri uyu mugabo, bwa bufatanye bwa Arire no kwa Leonard Nyangoma ntabwo bwagarukiye kuri abo 4 gusa bagiye gutanga amahugurwa. Noneho byanabaye ngombwa yuko n'abandi bo muri Arire bazajya bambuka bagataraverisa muri Nyungwe bakajya mu Kibira, basangayo Leonard Nyangoma na ba Petero Nkurunziza ndetse n'uyu perezida w'u Burundi Neva, ku buryo babaye nk'ababonye y'ikiraka. Nuko CNDD-FDD yafashe ubutegetsi, wenda babonye habaye imishyikirano,
bo bavamo basubira muri FDLR yabo ariko ubufatanye bwa FDLR na CNDD-FDD ni ubwa kera. Biriya Perezida Neva yirirwa avuga yafatanyije na FDLR kuva kera, banywanye kuva kera. Ngira ngo nigeze kubatekerereza uburyo twagiye muri operation hahandi yavuze ngo inkotanyi ziranze ngo twarwanye indwi yose. Wenda ibyo nabyo nzabibasubiriramo. Nzabibasubiriramo. Hano tukiri kuri SP Kuradupagase, yari umwe mu bakomanda nyine barwanaga nyine ku bacengezi. Sinzi niba yenda amakuru wabo yafite cyangwa hari ukuntu wabisesengura gakeya. Ese aramutse ayitandukanyije na bagenzi be, abo yarayoboye bari bashize bapfuye ha n'abasagutse. Okay, aho yabivugiye numva twakabaye twarahuye, kuko mu ntambara y'abacengezi tumaze kurwana aho muri Mutura muri Busasamana twerekeje iya Giciye na Satinski na Kibirira, ayo makomine nayo yagezeho kandi nawe niwe harwaniraga. Yego, ubwo rero mwararwanyiriye twarahuye. Kuko nibuka kajugujugu yacu wenda nayo mu byavuzwe muri iriya nama irimo, kajugujugu yacu twabaga twabagose ku misozi bakihindira mu bibaya, kajugujugu ikaza ikabajya hejuru igahinda igarura hano n'abahani ikabamanura n'abandi ikabamanura, bamara kwegerana yabahuje neza ikarunduriramo bombe, yabarunduriramo bombe, ubundi natwe tukadivansinga. Rwa rugamba nyine. Yego, nuko rero kubijyanye na n'uyu mugabo ndumva ari ibyo nabasha gusesenguraho. Gusa ikintu gitangaje kandi n'abantu bakwiye guha agaciro, iyi pano yariho General Fred Bingira wo muri APR wabohoye igihugu agahagarika jenoside, yariho ACP Augustin Kuradupagase wirukanse muri ubwo buryo akamenengana akongera akagaruka. Ubu ngubu akaba ari umuntu ukomeye hano muri polisi y'u Rwanda. Hakaba na Colonel retired Augustin Nshimiyimana Bora, nawe watangiriye intambara mu Gicengezi akazamuka mu magarade kugera ku rwego rwa Colonel. Yaranabivuze ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niyo namukuye mu Gicengezi nta ranka yanyu nigeze mbona. Ubu tuzamugaruka mu kiganiro gitaha, kuko hari utuntu twinshi tujya tugarukaho mu biganiro bagiye banyibutsa. Naho ikiganiro cyo mwaragikurikiye, jewe utwo tuerema tundi wenda turi hagati nitwo nagiye nongeramo. Nibyo rero byate uwagushimira ko uradufashije cyane rwose, twumvise bimwe tutatuzi. Hari byaturutse ubwo hari wamugana n'igihe burya bakora ikintu. Icyo nari mvugiye aba bose kuri iyi pano ni ikimenyetso cy'uko abirirwa bavuga yuko leta yacu irangajwe imbere na RPF, kuko RPF niyo muteri ya guverinoma yaba iyobowe n'igice cy'abantu bamwe. Abo ibyo bigaraje byirirwa bivuga ni leta y'abatutsi, ni leta y'iki kareka. Kandi burya ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge burya byatangiriye iwacu mu ngabo. Reconciliation niho yabanje, kuko inkuru y'umwana isubira inyuma. Nko muri 1994 mu kwezi kwa 12 twari tudiporoyinze aho ngaho mu kigo muri ka Gisenyi yari ihari. Noneho twari dufitemo umuntu wabaye muri fare, ariko noneho wafatiwe ku rugamba inyuma iyo ngiyo, arangije ajoininga RPA. Muri iyo koyi yacu yakundaga kudukoresha mucaka buri gitondo. Yari umuntu nyine ufite impfundiko ubyibushye, ufite impfundiko ugaragara yuko yanyuze mu bigogwe. Noneho rimwe nari nahawe akazi ko kurinda ku iposita ya Gisenyi, noneho ahanyura yirukankana n'abandi basirikare. Noneho umwe mu bantu b'Abanyarwanda bari baraturutse muri Kongo araza, amubonye araza arambaza ngo ese ngo no mu gisirikare cyanyu cy'inkotanyi harimo abahutu. Noneho ndangije ndamubwira ntumva rero twebwe mu gisirikare cyacu
nta bwoko bubayo, ntabwo twebwe tugira ubwoko, ni abanyarwanda, abanyarwanda bose barimo, Cyane. ubwoko bwose burimo. icyo gisubizo kiroroshye gato, ni abanyarwanda, wenda naramubwiye nti n'abahutu barimo, yego n'imvange zirimo, yego. Noneho bigeze ubwo kandi nibwo abo muri fare batahunze, bari bashoje amafunzo muri zari Rubona ndetse n'Igako, niba atari Gashora. Abo ngabo nabo njye nari nzi yuko bazanabagengera unity yabo, ahubwo nagiye kubona mbona bazanye amakoyi, ku buryo unity nari ndimo hajemo koyi yari iyobowe na kapitene witwaga Karambizi. Noneho bahita bavangavanga, bamuha ikoyi, bamuvangavangira n'abandi banyuze mu yandi ma unity, ugasanga eko yibona kana ka eko nawe afitemo ikoyi, bajya mu nama bakajya mu nama imwe, baratuvanga. Ubwo urumva yuko reconciliation yahereye iwacu mu ngabo. Ukivuga ibyo mbere ko dusoza, reka no gasimba ku kantu ujye ukavugaho, hantu twaganiriye ambwira ngo byerekeye ngo ubumwe n'ubwiyunge, nk'urugero tuvuge we Viateur wa muri APR, sibyo? Wowe n'umuntu mwabaye mu koyi imwe muri APR hamwe, ndumva nta reconciliation yaba hagati yawe nawe, nta n'ubumwe kuko muri bamwe already, sibyo? Ariko giye Nyampeta wabaye nko muri FDLR n'urugero, haba reconciliation hagati yanjye nawe. Nibyo navugaga, nibyo habari concession nabivuze. Reko ubumwe n'ubwiyunge bwatangiriye mu ngabo, aho twavanze n'abo twarwanye. Kandi noneho wasangaga iyo twabaga twicaye aho ngaho tumaze guhaga uruhungure, dore ko twari twatangiye kurushyiramo n'ibishyimbo, twatangiye gukaranga uruhungure, twatangiye gushyiramo ibirayi, twatangiye gushyiramo n'akabeji, amashu. Iyo twamaraga guhaga twaraganiraga, akakubwira ati namanutse aha n'aha, narwanye aha n'aha, ugasanga niwe wakurashe, ugasanga niwe warashe mugenzi wawe, ukamubwira ati haguye umwana wacu TZ, aha haguye umwana wacu Gasongo, ahaguye umwana, ariko noneho ugasanga nawe yarakomeretse, yarasiwe aho ngaho, ariko ntihagire uvuga ngo sha cyagiye niwe wandashe ngo reka nkwisubirane. Ibyo ngibyo iwacu nta byabagayo. Niyo mpamvu rero mvuga yuko buriya reconciliation yahereye iwacu mu ngabo. Shotero bakunzi b'Izamarere TV, tubashimiye uburyo mwabanye natwe uyu mwanya wose, twadushimiye cyane bimazeyo Viateur Rutagengwa dufashije kunonosora iyi nkuru. Yego rwose ubwo wavanga Imana rw'umugisha navuze nabi, ni umenye birakoze cyane. Tukadushimiye na Jibi nayo dufashe ku buhanga bwa kamera imbere yacu. Byatubwo rero sezera tanga ubutumwa. Okay, naho utaha ubutumwa nubwo dukomeze tubane mu biganiro byacu. Ibiganiro nk'ibi ngibi bituma hari icyo wunguka, bariya baba bavugiye kuri pano yo hejuru, ariko hari abandi basirikare barimo ndani, aribo twebwe tugiye tuza ubundi bukoryo bwagiye bubamo, tujye dusangira ibitekerezo. Rero murakoze, nawe utaha.